Yesu ashimwe. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Nongeye kunezezwa n'uyu mwanya Imana iduhaye kugira ngo dukomeze tuganire ku mateka y'indirimbo zigaragara mu gitabo cy'indirimbo zo gushimisha Imana ndetse n'indirimbo z'agakiza. Reka tubanze dusenge hanyuma dukomeze tuva amateka y'indirimbo uyu munsi twateguye. Mana, turagushimye imbabazi zawe n'ubuntu, tugushimiye ko waturinze iminsi itambutse n'uyu munsi urawuduhaye, kandi turakunyize kugira ngo udushyigikire Mana, ubane natwe tuganira abahuriye kuri iyi cano twese Mwami, utange gufashwa, utange ihumure, wubake imitima ya benshi, wari ucitse intege Mwami umukomeze, kandi abifuza Mana kubana nawe ubakomeze, ndetse unukeneye ihumure Mwami umwubake, twese twubakike kugira ngo dukore umwe muri Kristo, maze tuzabane nawe iteka ryose mu izina rya Yesu urakoze, amen. Uyu munsi rero nifuje ko tuganira ku mateka y'uwahimbye indirimbo ya 82 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Ndagira ngo tubanze turirimbeho igitera cya mbere ndetse n'icya kane, hanyuma ubundi tugaruke tuganira ku mateka yayo. Wakomeretse, nitwe waziraga, wahemutyo Mwami, ushinyagurirwa, kera utaraza mw'isi, wari ufite ubwiza, dore uko bagushyize muri abo bambuzi, kera utaraza mw'isi, wari ufite ubwiza, dore uko bagushyize muri abo bambuzi, no mu ipfa ryanjye Yesu uzambe bugufi, urupfu nirunsinda uzamara ubwoba, koko umubiri wanjye uzabora uveho, nyamara nzakubona mu maso mukiza, koko umubiri wanjye uzabora uveho, nyamara nzakubona mu maso mukiza. Haleluya. Mana ishimwe cyane, koko umubiri wacu uzabora uveho, ariko tuzabona umwami wacu mu maso tunezerewe, tugere ku ntego y'urugendo rwacu. Rero uyu munsi indirimbo yitwa Mwami wakomeretse igaragara nk'indirimbo ya 82 mu ndirimbo zo gushimisha Imana mu gitabo dukoresha mu matorero ya Giprotestanti, iri kandi no mu rurimi rw'igifaransa yitwa Wakomeretse de blessure, tugereranije mu kinyarwanda nko kuvuga ngo ni umwami utwikiriwe n'ibikomere. Urumva ko uyumvise mu kinyarwanda baravuga ngo Mwami wakomeretse bakoroshya, ariko ahanga baravuga ngo roi cyangwa se chef to couvert de blessure. Blessure ni ibikomere, atwikiriwe wese, atwikiriwe n'ibikomere. Igaragara rero ari indirimbo ya 41 mu gitabo cyitwa Chant de Victoire, kandi iyi ndirimbo iriho inyuguti ya K. Indirimbo ziri muri gitabo ziriho inyuguti ya K biba bishatse kuvuga ko zigaragara no mu gitabo kiri mu gikoreshwa n'amatorero ya Giprotestanti mu gihugu cy'abaturanyi cy'i Burundi.
ubwo rero iyi ndirimbo igaragara no muri icyo gitabo kuko nayo iriho inyuguti ya K nyuma y'umubare, nyuma ya nimero yayo. Ikindi kandi igaragara nanone mu gitabo gikoreshwa mu ndirimbo mu matora ya Protestant mu gihugu cy'abaturanyi cy'Ubugande, mu gitabo cyitwa Enyimba eyakutendereza Katonda ni ya 60. Aho naho mwayiririmba mugafashwa rwose, indirimbo ya 82 nyine tugiye kuvugaho. Iyi ndirimbo rero yahimbwe n'umugabo witwa Paul Gerhardt, yayihimbye mu mwaka w'1656, urumva ni kera, nyuma gato y'intambara y'imyaka 30 bita Guerre de 30. Ni intambara yabaye mu Burayi ishegesha ibihugu byinshi, urumva ko yahimbwe nyine nyuma gato yuko iyo ntambara irangira mu mwaka w'1648 bw'iyo ntambara yarangiye, wayihimba mu 1656. Uyu rero Paul yavutse ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa gatatu mu 1607 ahitwa Greifenhechen mu Budage, atabaruka ku itariki 27 z'ukwezi kwa gatanu mu 1676 ahitwa Lubeni mu Budage, yatabarutse afite imyaka 69. Ku myaka ye 15 yagiye kwiga mu ishuri ryitwa Lycée Saint Auguste. Ise yamujyanye mu kwiga muri iri shuri agira ngo amutegurire kuzaba uwihaye Imana, kuzaba padiri mu idini rya Katolike. Hanyuma ariko bigeze mu mwaka w'1626 iryo shuri ryarafunzwe, rifungwa ndetse burundu. Bivugwa ko ngo impamvu ryafunzwe ari uko hari hatema icyorezo ngo ni epidemie de peste. Urumva ni icyorezo cyageze ku rwego rw'uko iryo shuri rifungwa burundu. Hanyuma uyu Paul ntabwo yeretse kwiga, ahubwo yimukiye muri Université de Wittenberg. Wittenberg ni université izwi cyane kuko iyi université niho umugabo witwa Martin Luther, Padiri Martin Luther waje kuba pasiteri, niho yigishaga, yari professeur muri iryo shuri. Ni naho kandi yatangirije reforme, icyo bita impinduramatwara, yatumye abaporoso batangira kuvuka, cyangwa se reforme protestante. Hanyuma aho urumva bari bafite nyine, bari baramaze gucengerwa n'amahame y'uyu mugabo Martin Luther wakoze impinduramatwara muri reforme yabayeho n'ubundi mu myaka ibanziriza ahangaha. Uyu rero Paul ageze aha muri Université de Wittenberg yahuye n'inshuti ze zamwakiriye. Birumvikana iyo umuntu ageze ahantu agomba kugira abantu nyine bamumenyereza ahantu ageze. Bahuye rero n'uwitwa Paul Robert ndetse n'uwitwa Jacob Martin. Aba bari baracengewe n'inyigisho za Luther, ziriya zo yashyizeho nyine zigaragaza ko hari ugucungurwa k'umuntu gushingiye ku kwizera. Hanyuma arangije mu gihe yiteguraga kuba padiri mu idini rya Gatolika, ahubwo bamwigisha noneho ivyerekeranye n'ibya giporoso Luther yari amaje gutangiza, nawe ahita ahindura idini, ahinduka umuruteriyani. Akura muri make, ahindura, yakira agakiza, yakira Kristo nk'umwami n'umukiza, amenya ko gukizwa ari ukwizera. Hanyuma amaze kubyakira abahindutse umuruteriyani mu idini ry'abaruteri. Hanyuma Paul Gerhardt, urumva amaze kurangiza kaminuza, yagize impano zitandukanye. Iyo umuntu amaze kwigagira impano zitandukanye, mu mpano ze yagize cyane twavugamo nk'uko yabaye umusizi, aba umwanditsi w'ibitabo. Ikindi kandi bitewe n'uko yakuriye muri rya torero rya giporoso, yasomye Bibiliya, yibanda cyane cyane ku gusoma Zaburi, aba umwigisha wa Zaburi. Biza kurangira abaye n'umwigisha w'iby'iyobokamana, uyu witwa theologien, ahinduka yigisha theologie muri make. Ikindi kandi twibukiranye ko ari umuhanzi, turi kuvuga ku ndirimbo yahanze, yari n'umwanditsi w'indirimbo, bamwitaga immuniste. Yaririmbaga indirimbo ariko cyane cyane indirimbo zihimbaza Imana. Paul rero yashakanye na Anna Maria Bartoldi, babyarana abana 5. Umwe muri bo yapfuye akiri muto, ariko babyaranye nyine abana 5. Hanyuma Paul yaje kunyura mu bihe bikomeye. Twibukiranye ko ahangaha ibihe yarimo ni cya gihe cy'intambara y'imyaka 30.
iyi ntambara y'imyaka 30, kugira ngo wenda ntidukomeze kuyivugaho tutavuze amateka yayo gake cyane kuko atariyo tugenda gutindaho. Iyi ntambara y'imyaka 30 ni intambara yahuje ibihugu by'Uburayi, ariko cyane cyane yatangiye ari agace kitwa Boheme ni agace ubu ngubu gaherereye muri Repubulika ya Czech. Yari ihanganishije Boheme, yashakaga ko ubuporoso buzamuka, ya mahame ya Ruteri azamuka n'andi mateka, noneho iyihanganishije n'agace kitwa Saint Empire Romain Germanique, ubu ngubu twabigeranya kari nko mu Budage. Bo bashaka kugira ngo abantu bose bakomeze kuba abo muri Gatolika, bagume mu idini rimwe. Noneho bituma iyo ntambara igenda ifata Uburayi bwose. Ni inkundura yazamukiye yuko hari mu gihe nyine reforme, hari mu gihe protestantisme yari itangiye kuzamuka. Aha turi ni mu gihe cyo bita igihe cyo hagati. Buri amateka agira ibihe bine: agira igihe cya kera, akagira igihe cyo hagati, akagira igihe gishya, akagira n'igihe turimo. Aha rero mu gihe cyo hagati nicyo twita moyen age cyangwa se middle age. Ahangaha idini rya Gatolika niryo ryihari ryonyine gusa, cyane na Isilamu birumvikana mu bihugu by'Abarabu. Rero uyu Paul ibi bihe yarimo yahimbaga indirimbo nyinshi zishimangira kwizera ndetse zishimangira kwihangana, kuko intambara yari izengereje abantu. Urumva byari mu bihe by'intambara, akaziririmba ashyiramo imbaraga zo kwizera. Kwa kwizera yamaze kwiga mu Baluteriyani, kandi agakomeza kubabwira nanone kwihangana, perseverance, abigisha cyane ko bakwiye kwihangana ibihe barimo. Hanyuma byatumye ahabwa, kubera ukuntu yaririmbaga indirimbo zururutse imitima, akaririmba indirimbo zikomeza abantu, yaje guhabwa akabyiniro k'umuhanzi wagize umumaro cyane mu ntambara y'imyaka 30. Tubishyize muri Gifaransa, bamuhaye akazina kitwa ngo chanteur de la guerre de 30. Urumva, ni umuhanzi wagize umumaro cyane mu kurutsa imitima mu gihe cy'intambara bari barimo, mu ntambara y'imyaka 30. Urumva rero Paul Gerhardt ni umuntu wagize umumaro cyane muri iyo myaka. Kandi iyi ntambara nawe ubwe yayigiremo ibibazo. Ubwo yigishaga abantu yayigiremo ibibazo, kubera ko muri iyi ntambara yaje kuburiramo umugore we. Yahitanye umugore we ndetse n'abana 3. Urumva yarasigaranye 4, babyaranye 5, umwe apfa akiri muto, hasigaye 4. Hanyuma 3 ndetse n'umugore we Anna Maria Bertoldi nawe aza kugwa muri iyo ntambara. Urumva yigishaga abantu byo kwihangana na perseverance, ariko nawe yarabinyuzemo, n'ubuzima yari yanyuzemo. Rero birumvikana hari ubuzima umuntu anyuramo, yakubwira ubuhamya bwe bukarushaho kukubaka. Nawe rero uri kumva ubuhamya bwa Paul, birakwiye ko mu ntambara tugenda duhura nazo ntabwo twadohoka ngo Kristo yaraturetse, ahubwo dukwiye gukomeza kwihangana, tukizera ko ibyo akora byose ntabwo ajya agira sheke, ahubwo ahora ari umwami waducunguye. Hanyuma rero nyuma amaze kunyura muri ubwo buzima bwo gupfakara mu ntambara, anyuze muri ubwo buzima bwose, yaje guhabwa inshingano. Birumvikana yarasigaranye n'umwana umwe, ahabwa inshingano za gipasiteri mu mwaka w'1651. Hanyuma ikindi nabibutsa mbere yuko nkomeza, nuko iyi ntambara nakomeje avugaho yitwa intambara y'imyaka 30 yabaye mu 1618 igeza mu 1648. Nababwiye ko yari ihanganije Boheme hamwe na Empire Germanique, bapfa iby'amadini, bamwe bavuga abaporoso, abandi bavuga iby'abakatolike. Urumva ntibyari byoroshye. Rero umupasiteri aza guhabwa inshingano nyuma y'uko ya ntambara irangiye, hashize imyaka 3, ahabwa paruwase yo yayoboraga ahitwa Imitenwarde. Ni agace gaherereye mu majyepfo hafi ya Berlin. Ni umurwa mukuru w'Ubudage. Aho tuvuga byari mu mwaka w'1651 ahabwa inshingano. Hanyuma nyuma y'imyaka 4, tugaruke kuri iyi ndirimbo. Iyi ndirimbo yitwa Mwami Wakomeretse. Nyuma y'imyaka 4 ari umushumba, nibwo yahimbye iyi ndirimbo mu 1656. Urumva yari amaze kuba umushumba, ari mu bibazo yahuye nabyo, ari muri za intambara ya guerre de 30 irangiye, yarayiburiyemo umufasha we, ayiburiramo abana 3, arangije aririmba iyi ndirimbo rero turi kuvuga uyu munsi ya 82 yitwa ngo Mwami Wakomeretse. Ayiririmba agaragaza kuzirikana no kwibuka imibabaro Yesu yagize
mu gihe yapfiraga abantu kugira ngo abacungure. Aha ni nyuma y'uko nyine yari agize imibabaro nawe, byari ukugira ngo yerekane ko Yesu Kristo yahanganye n'imibabaro natwe dukwiye kwihangana kugeza ku gupfa, nk'uko abigaragaza muri iki cya 4 dusoma hano avuga ngo no mu ipfa ryanjye Yesu uzambe bugufi, urupfu nirunsinda uzamara ubwoba. Koko arabizi ko nubwo turi muri uyu mubiri udufasha gutegura ubugingo. Koko umubiri wanjye uzaba uruveho nyuma y'uko umubiri upfa, uyu twitaho, uyu turi guhendahenda, dusiga, tugaburira, tukinginga, ariko ukanga n'ubundi ukaducika, ngo nyamara nzakubona mu maso mukiza. Birakwiye ko tuzirikana yuko nubwo duhura n'ibibazo, ariko intego yacu ari kuzabona umwami wacu. Arakomeza ku gitera cya 5 ngo mukiza wanjye mfite ubwuzu n'ishimwe, ngo ndebe inkovu zawe. Twibukiranye za nkovu, ya ndirimbo ivuga ngo umwami utwikiriwe n'ibikomere, ngo ndebe inkovu zawe wagize ku bwanjye. Ngume kunesha rero, haleluya, ngume kunesha nk'uko wanesheje, hahirwa uzapfa apfira muri wowe Yesu. Iyo usomye mu byahishuwe kuri ziriya zandiko zagiye zandikirwa abantu bo mu gihugu cya Aziya yo hagati, ubu twita muri Turikiya, haravuga ngo unesha nzamuha. Unesha ntabwo umuntu uneshwa azagira icyo ahembwa, ngo ariko unesha nzaturira izina rye imbere ya data wa twese, ngo unesha nzandika izina rye, unesha nzamuha kuri manu yahishwe. Urumva, ngume kunesha, dukwiye kubwira umwami wacu akaduha kunesha ibihe turi kugenda tunyuramo, tukanesha nk'uko yanesheje. Hanyuma iyi ndirimbo urumva ko yahimbwe kera, n'injyana yayihimbyemo ntabwo ari ubu ngubu tuyiririmbamo, ndetse ushobora gusanga ubu ngubu mvuga iri jwi, ubundi ushyize mu gifaransa amajwi ntabwo ari aya ngaya. Icyo akora agiye, icyo mbwira abantu ni uko kumva injyana yageze ku ndirimbo ukayiririmba, ntabwo uzabwira ngo runaka ngo uraririmba nabi cyangwa uraririmba nabi, ahubwo biterwa none n'ukuntu yanjyana yashyizwemo, kuko hari n'uzaririmba mu ijwi ridasanzwe, hari n'abandi baririmba mu ijwi gato, ngira ngo babwire ngo Mwami wakomeretse nitwe waziraga, wahemutyo Mwami ushinyagurirwa, kera utaraza mu isi wari ufite ubwiza, dore uko bagushyize muri abo bambuzi. Urumva ko amajwi aba ari menshi, ariko message igakomeza kuba n'ubundi ari imwe. Rero iyi ndirimbo yaje gushyirwa mu rurimi rw'igifaransa n'undi mupasiteri w'umuhanzi witwa Emile Gerhardt. Uyu avuka mu gihugu cy'Ubusuwisi, yavutse mu 1794, aza gutabaruka mu 1882. Niwe wayihaye injyana n'amagambo uyu munsi dukoresha, ndetse n'ibitera 5 ifite. Bigaragaza ko nyine igenda igera n'iwacu, kuko hari n'abayihinduye mu Kinyarwanda. Uyu munsi tukaba tuyikoresha tunezerewe. Mwami wacu yarakomeretse, ariko yakomeretse ku ntego yo kugira ngo aducungure. Rero ubwo yaducunguye ntitukongere kumubabaza, kuko yarabajwe bihagije. Reka dusangire ijambo ry'Imana rigaragara muri Yesaya. Dusome muri Yesaya igice cya 53 umurongo wa 4. Haranditse ngo nukuri intimba zacu nizo yishyizeho, imibabaro yacu niyo yikoreye, ariko twebweho twamutekereje nk'uwakubiswe n'Imana, agacumitwa nayo, agahetamishwa n'imibabaro. Nyamara ibicumuro byacu nibyo yacumitiwe, yashenjaguriwe gukiranirwa kwacu, igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we, kandi imibyimba ye niyo adukirisha. Haleluya. Urumva ko ahangaho hasomye ukumva iki jambo ry'Imana rivuga, riragaragaza gucungurwa kwacu ko byaturutse ko Yesu yababaye kugira ngo uyu munsi dukire, duhinduke abana b'Imana. Iyo usomye mu rwandiko rwa 2 Pawulo yandikiye Abakorinto igice cya 5 ku murongo wa 21, haranditse ngo kuko utigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu, kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Urumva uburemere bw'aya magambo. Yesu yavuye mu ijuru adafite ibyaha,
ageze mu isi ahinduka umunyabyaha, ahinduka umujura atari umujura, ahinduka umusambanyi atari umusambanyi, kuko yarabyikoreye. Yikorera ibyaha by'abasambanyi, yikorera ibyaha by'abajura, yikorera ibyaha by'abicanyi, yikorera ibyaha by'abarozi, yikorera ibyaha by'abafite ishyari, yikorera ibyaha by'abuzuye amoko bibereye mu moko, yikorera ibyaha bitandukanye kugira ngo akunde acungure umwana w'umuntu utarigeze kuba umunyabyaha. Imana yamuhinduye icyaha. Twibukiranye ukuntu iyi dosiye ari kuyibona igiye kuba hahinduka umunyabyaha, abona agiye kwambara isura mbi. Yabwiye se wo mu ijuru ngo data ndakwingiza igikombe cy'indenge, ariko yibuka icyatumye ava mu ijuru aza kuducungura. Arangije aravuga ngo icyo akora nanone bibuka ushaka, kuko yabonaga ibintu isura mbi agiye kwambara. Umwami wavuye mu ijuru ugiye kwambara ibikomera, agakomereka, akambara ikamba ry'amahwa, yambaye ikamba ry'icyubahiro. Arangije ariyemeza ati ngiye kubacungura. Rero uwari umuntu wera, Kristo weraga, ahinduka umunyabyaha kugira ngo aducungure. Ariyo mpamvu uyu munsi nawe uhamagarirwa kugira ngo wowe utekereza kuba wasubira mu byaha cyangwa se waracitse intege, uyu munsi umenye ko umwami wagucunguye arahari kugira ngo ugaruke mu nzira. Wongere uvuge ngo mwami wakomeretse nitwe bw'uzira. Wongere uvuge ngo mu ipfa ryanjye nzakubona mukiza. Iyo usomye mu rwandiko rwa mbere Petero yanditse igice cya 2 umurongo wa 22 na 24 handitse ngo nta cyaha yakoze, nta n'uburiganya bwabonetse mu kanwa ke. Kristo nta buriganya yagize, yabaye umwami wacu muzima, nta buriganya. Ariko uyu munsi birabaje kubona umuntu ajya mu nzu y'Imana yarangiza akagira uburiganya, yarangiza akariganya mwene se, akariganya muturanya, akariganya. Twirinde ikintu cyose cyatuma tubabaza umwami wacu, kuko yaraducunguye. Ngo yaratutswe ntiyabasubiza, yarababajwe ntiyabakangisha, ngo ahubwo aritanga yihidacu rwa kibera, ngo ubwe yikoreye ibyaha byacu mu mubiri we, abibambanwa ku giti kugira ngo dupfe ku byaha duhereko tubeho ku gukiranuka. Imibyimba ye niyo adukirisha. Aho ni mu rwandiko rwa mbere Petero yanditse igice cya 2 umurongo wa 22 kugeza ku murongo wa 24. Urumva rero uyu muhanzi tugarutse kuri iyi ndirimbo aragaragaza ugucungurwa kwacu, akaguhesha agaciro, agakomeza akavuga ngo mwami wanjye, nubwo bwose umubiri wanjye uzapfa ukavaho, ariko nzakureba. Rero dukwiye gutegura uburyo tuzareba umwami wacu, kuko Satani wagambiriye kugira ngo adutandukanye no kuzamubona. Ntitwemere ko akomeza kutuyoboza igitugu, ahubwo twigobotore mu bubata bwe bw'ibyaha, maze ubundi dukomere, hanyuma ubundi tuneshe, kuko uneshwa we ntago azahembwa, ngo ariko unesha we azahabwa ikamba ry'ubugingo. Ariho uyu muririmbyi avuga ngo umpe kunesha nk'uko waneshaga, hahirwa uzapfa apfira muri wowe Yesu. Mbifurije kunesha ibibarwanya, kubwira umwami niba utishoboye ko ntabwo twishoboza, dushobozwa byose na Kristo uduha imbaraga. Hamagara umwami kugira ngo akwambike imbaraga, hanyuma ubundi kandi mukomeze mufashwe n'iyi ndirimbo twaririmbyeho gato, ariko uze gufata umwanya, kuko izi ndirimbo ntabwo zigashuka, zihorana amavuta. Iyo umuntu ayiririmbye mu masengesho arakomeza akajya no muri akayiririmba, no mu materaniro nejo ugakomeza ukayiririmba, kuko izi ndirimbo ziracyafite amavuta kandi abazihanze urumva ko ibihe bari barimo byabateye kuzihanga. Iyo twumvise ubuhamya bwabo, natwe bidutera kumva dukwiye gukomera, tukavuga ngo hari abatubanjirize, si twebwe uyu munsi dufite intambara. Aha yari mu ntambara y'imyaka